kirazira iyo ngiyo irenze idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma. Kirazira harimo kirazira ijyana na the moral aspect, moral mibereho abantu bashaka kubaho bibabereye ukuntu batandukanye. Twebwe nk'u Rwanda rero dufite, ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze. Hari ibihugu bimeze gutyo bivanze, idini rikaba na politiki bikavanga, ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe. Murabizi sinirwa mvuga amazina, murabizi muri Aziya, murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi bikavanga, cyane cyane ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco ndetse rikagira influence kuri politiki. Ariko twa hano mu Rwanda uko mbizi bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye. Politiki n'idini biruzuzanya ariko si bimwe, ibyinjiranyamo cyane buryo. Niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya. It's not a question of the extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukana. Ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza, twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo. Ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya, ntihagire umurongo dukurikiza, ntihagire imyumvire itugarura tubwira ngo ariko twakabije, twarengeje igipimo mu byo twakoraga. Burya no muri politiki amateka yacu navugaga, abantu bagiye muri politiki barenze igipimo, niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize. Ni ukurenza igipimo, ni kujyaho politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose, ntibe politiki ifite umurongo ugenderaho ubereye abantu. N'idini uritwaye ukarenza igipimo, kwemera ukarenza igipimo, urajya mu kibazo byanze bikunze. Ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka, urajya mu kibazo. Byombi ko ari bitatu, buri kimwe cyagutera ikibazo, ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagira aho bigarukira biragutera ikibazo byanze bikunze.
Now, bigenda biterera, reka ngewe mbagire n'inama, ugomba koroshya ibintu, ubundi hari ubwo twikomereza ibintu. Ibi byose mvuga, kwaba gushima, kwaba politiki, kwaba umuco, kwaba iki, keep it simple. Simple, ubyoroshye. Byoroshye, birakubera byiza, birakorohera, bigukorere neza, ugera aho ushaka. Ariko nubikomeza ukabizanamo ibintu na politike, keep it simple. Politics, keeping it simple, ni ukuvuga ngo ariko ikigirira neza umuturage ni ikihe? Simple, si simple. Muha amazi, urashaka amazi, muhe isuka yihingire, muhe butaka, muhe isoko uzagurishamo ibye. Keep it simple. Mbere yo kumutwara ku kwezi cyangwa ku yindi nyenyeri, banza ureke, keep it simple, banza umuhe ibyo, hanyuma nabibona aragera ahandi hose ashaka. First, keep it simple. Icyo ari cyo cyose, ariko uyoborwe n'umutima muzima. Ugomba kugira umutima muzima. Urabizi, burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutindi. Mushobora kuba mutabizi. Ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic, ibintu ukeneye, ariko ibyo ukabyemera uko bimeze, ugashaka uko bivamo, ukabushakisha uko bivamo. Ariko ubutindi ni ukuba ubirimo ukabigeramo n'umutima mubi, wabaye umutindi, n'ubwo bukene ntuzabuvamo iyo uri umutindi. Ariko rero abatindi n'abakire baba abatindi, murabizi pe. Umukire aba umutindi, uvuga ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye. Mu mico yacu rero iteka, mu byo dukora ibyo ari byo byose, tujye twirinda ubutindi, uburiganya. Waba umukire, waba umukene, irinde ubutindi n'uburiganya. Reka ngere, mugomba kuba mubitegereje kandi ndabizi. Reka ngere ku kintu nacyo ibyo nshaka kuganira namwe cy'ingenzi. Ibintu biheruka muri iyi minsi ishize, mwarabibonye, biri mu social media, biri ahantu hose, biri mu kibi, bijyanye no gufunga insengero, no byaragiye bijya hanze, biba nk'icyateye u Rwanda.
nuzi hari ubwo ibuka igihe tugeze kugira mu kinyarwanda babyita rokasiti, inzige byari byanyibagiye, inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashakisha uko turwana n'inzige, birangiza imyaka, ibyo nabo byarazamutse biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige. Kubera iki? Ariko ibyo byose mvuga hari ibice bitatu mbibaraho mbere yuko nkomeza kubisobanura. Igice cya mbere n'aho byaturutse, ni ababirimo, abo byakomotseho. Aba kabiri ni ababiyobotse babijyamo. Aba gatatu ndetse hari n'aba kane, ariko aba gatatu ni ababirebereye gusa, barabireba, wenda bo ntibabirimo, barabirebera biba, ntahagira n'ugira icyo abivugaho, bikomeza bityo. Kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese ngo abaze ashyireho agira ikibazo? Abakane rero ni ba bandi nigeze kuvuga bari muri politike nkanjye, abayobozi b'igihugu muri politike, bareba polisi, bareba ibintu byose. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Biyobora ni ibiki? Biyobora ibiki? Biyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze? Ndashaka kujya ncamake, ariko kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe, abantu turabiganira, ndetse bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo. Byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje dukwiye gukora, byarangiriye aho ntawabikurikiranye. Byakozweho gato bigira bitya, birangije abayobozi turiryamira, turisinzirira twese. Ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politike gusa, ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa n'indi myemerere, nabo muri hamwe no kuri mwe, ku bayobozi muri leta n'ahandi. Ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho. Ntabwo ari byo. Icyo mvuga rero ni iki, kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita mu mvugo, abantu bahita bigashira. Nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese, ubwo ndavuga buri wese, ariko ntabwo ari abantu bake, azajya avuga ati ariko murabizi, ati nakennye, ariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye.
ni ubuhe se bakicara ari babiri ntukagure iminota ariko reka dushyireho idini turyite uko dushaka wowe uzajya wakira amaturo njyewe nzajya nigisha ntugati ibyo gusa bagatangira bakazerera mu bantu bagatangira bavuga ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha kubera waje bageze batya barabonekerwa arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga ibyo nabyo bikitirirwa kubonekera bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora n'abandi bakabikora n'undi akabikora ibi mvuga murabizi ko biriho ko byabayeho ntabwo ari byo mpimbye ntimushatse nanababwira n'amazina nabwo ati kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka bimeze gutya bakajya mu gikari cyangwa agashandashandika shyiraho igisharagati abantu bakajya baza ibyo bakora simbizi abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi nimuze mujye mu nyoboke narabonekewe nabwo ko bizagenda bitya mujye mwurira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana ubwo wazamutse wagiye rega ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya abandi bagashora abantu mu buvumiro caves bavuga ngo mugende nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera ubwo nyine waswicinze mu wundi mwuka bityo bigakorerwa abantu magana ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe baba b'amadini baba bo muri leta abandi ntarumva kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa abandi hari abandi bafite ibintu bigisha abantu babwira ngo ni uguca akarande ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango ugatandukanya abana n'umuryango bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore ibyo byabaye hehe usibye ko niba hari n'ahandi byabaye hano mubyimirira igihugu
ubu tuzasubiraga na hahandi navugaga extremism y'ikintu icyo ari cyo cyose bitera ikibazo. Ubu tuzasubira hahandi bongere babwire abantu batubaze abantu barebare nibo begereye Imana kurusha twebwe bagufi. Ubu dufite ikibazo, ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya bakavuga ko dukwiriye gupfa. Ko byabaye se kitabigarura ni iki? Muri aho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza mutya, kitabigarura ni iki? mwaje gushimira ibi ngibi mufite se? Mwaje gushimira iyo mico? mwemereka bajyamo abantu bose bagahinduka. Ariko se ko narinzi ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko gutekereza. Erega yabuguhaye ngo nugira ikintu umuntu kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanza ubaze, koresha ubwonko unabaze, uvuga utari iki ibimubwira ni ibiki, bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki? Ariko ntabwo ari kugutamika ikintu cyose ukamira. Cyashoboka bituma abantu bazima, abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo, abantu twanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo. How do we entertain such a nonsense? Ubu turi abantu bari aho, ene skama, ene thug, ene araza akadutwara mu byo yapanze atekereza tukamukurikira. Koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye, akababaro k'amateka ntacyo kabamariye. Wakwemera wahora uri uwo gushukwa, gukoreshwa amarorerwa gusa, wowe ugakurikirana, ntubaza, ntuvuga utari ko ni ibiki, ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo, n'ibyo abawe banyuzemo, n'ibyo abawe watakaje. Uvuga uti u Rwanda ntabwo, kuko twavuze ibyiza by'u Rwanda rugeraho n'iki, nibyo rwose turabyishimiye nyine, kandi twe kugera no ku byinshi byiza. Ariko se duceceke ku bizaturimbura? Ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho, mu biceceke, mu biceceke. Ntabikiti abantu b'amabandi bazi babayobore, babatware. Erega ibi navuga, bimaze kuvuga natangagaho ingero. Hari abatakaje ubuzima muri byo, hari abantu bapfa, hari abantu bagwa muri ubwo buvumo, hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo yari afite indwara ntiyivuze, uwo ngo azamuvura, yabanje akivura se nawe kwaba arwaye. Ahubwo ukabyemera, ukabyemera. Ifuru comes to you and tells you, mfite ububasha nahawe n'Imana, ndagukiza. Wabanje ukikiza wowe, umerewe neza, ujya gukora ibyo ngibyo. How do you accept this nonsense, you Rwandans, honestly? How do you entertain this rubbish? How? How? Mwebwe bicaye hano, mwebwe abayobozi
how do you entertain it? maze rero ubanza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva, ubanza tugomba kuba dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti. You can't be there to accept everything and anything. You must question, you must say why, what, how. You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. ubwo rero njya mbona kuri social media ukabona yanditse ngo nungu ibintu ngo bavuta abantu babiri leta itangiye gufunga ngo za church. Hagira umubaza atari ko abangwa kengo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga si uvuga iki? Honestly, what it's no longer what now, it has become how ukuntu bagomba kuba bembereza Giswahili bembereza. You oh my God. maze ibi ntibigira igitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira uwaminuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. ubwo se twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana? Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, arambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi. ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. yanakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo so wayanga ninde? ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde? usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana. ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze
naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanya nte? No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana, byakozwe ni a fool, just a fool, a criminal actually. If you are a criminal, if you are a fool, you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero, ababijyamo bakabikora, hari ababikurikira, then hari natwe twese tutabirimo, tutabikurikira, ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe, bikomeze bibe. Ubwo se wowe urabikira, nawe uri kimwe n'ababandika. Iyo warebye hirya ngo bibe, uvuga uti, ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo, ariko bigasa nkaho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba. Bikwiriye kuba, turabizi, hari mu buryo bw'amadini, hari mu buryo bwa politiki, hari mu buryo bw'umuco, turabizi, byose turabizi, tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu. Kuki atari byo dukurikiza? Abantu barihisha inyuma Imana, gukora amarorero mukabihorera. Mwatanze impression nk'aho mu Rwanda, u Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo murabizi kandi mucishe make, kora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabwo. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Murumva ibyo ntabwo, niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko njye nditeguye. Abantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye, nanjye iri ku ruhande rwanjye, nanjye ndabizi. Niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba cyane cyane ibi ngibi. Rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde rw'ibimeze. Aho tugeze hasi hari ubwo twigeze bitaba bihari, twabanye nabyo, tuzabana nabyo. Abadashaka ko
tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere, barahari, turabazi, tubana nabo. Ariko tubihanagure vuba vuba na bwangu. Niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ibikemura ikibazo cyose, kugerageza gufasha ibintu byose bigira uburyo babinyuramo. Ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza, niba ushaka gukora ariko kugira ngo ukore ukwiriye kubanza ukabyemererwa. Hari ibintu umuntu areba, hari n'abandi bavuze, nabwo mbona bifitemo confusion, bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diporome cyangwa imeze aba bafite za diporome nabo barimo abakora nk'ibyo, ntaho bihuriye na diporome. Ni imiterere ubwayo, uburyo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka. Niba ari idini ushaka kubaka, ibiyuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga, birumvikana. Ariko kujyaho umuntu wese ashakiye kandi niba wanabikoraga, tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe, nta n'uwaza kuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera. Ariko ibikorwa ibyo ari byo byose biba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki, bigira ingaruka ku bandi bantu. Izo ngaruka iyo atari nziza, aho ngaho hari akabazo. Niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa nuko ubanza ukuzuza ibyangombwa uvuga ngo ugiye gukora ibi ngibi, aho kwigisha gusenya tubishaka byose. Ntabwo bishoboka, ntabwo twabikwemerera. Niba ushaka no gushinga idini riguha amafaranga, kubera gushaka amafaranga, nibyo navugaga mu nteko ushize, abantu bazabyiga neza, turebe niba nta yindi denge irimo, ukuntu tuyagabana. Ugomba kwishyura amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza, incomes n'iki, ubwo abantu bazabisuzuma. Niba ibyo wigisha ari bizima, ibyo wabinyuzemo, ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira, ibizima twabyihorera, ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma, tugashaka uko byagenda. Ntabwo ikibabaje kindi, ariko cyo nabyo ni ibintu birebire sindi bubitindeho. Ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aha, gukora ibintu bikaharagira, akenshi yigisha buri kintu cyose, nta kizima nta kibi,
kubera wa ruhande rwanjye rwa politiki kwanza njya mbona byinshi bimwe bituruka hanze. Nakwibuka ko hanze hariyo n'abantu batifuza ko mwebwe abanyarwanda abanyafurika mwazazamuka mukagera aho bageze, bahora babacomekamo ibyo bintu kandi bazi ko mubiyoboka vuba na bwangu bazajya bahora babiga, nuko mujyaho ndetse babashyiremo n'amacakubiri, muryane murwane na leta, murwane hagati yanyu. Ubwo indiyeni ikivamo mwebwe muri babandi twaza tuvuga ibyo gushima yabaye gushima Imana, ariko hari abashaka ko dushima abantu. Buriya hari uko ku isi uko isigaye iteye na politiki yayo, hari Imana, hari abantu bamwe bandi bari aha hagati bayegereye bumvikana nayo, hasi hari batwebwe hari batwebwe tuzadushimira abo tukazajya kugera ku Mana byatinze. Mbabwira niko bimeze. Aba rero bumva ko bo begereye Imana, bumva kubanyuramo kugira ngo tugere ku Mana, bafite inyungu mu gukomeza hariya hasi, ngo bariho uguma, bariho ukomeza ube bajye bakugoboka ubashime, hanyuma ndetse ubanyuremo ubashima kugira ngo ugere ku Mana. Ubwo nabishyize mu language ya politiki, ko nababwiye ko hariho kazi Imana yanshinze. So ibyo mujye mubirebamo ukuboko guturuka ahantu, ukabibona mu Rwanda, ukabibona ahandi, ukabibona abantu bagatwara abantu ku musozi cyangwa mu kabande ahantu, bakabamaza iminsi erega bagapfa. Ntabwo murabyumva abantu bapfa batwaye ahantu gusa kubera ibyo bintu bimeze bityo, bakarinda bapfa benshi, bagapfa umunsi umwe bose bagapfa. Ndibuka kera ahantu twagiye tuba hirya no hino muri twe, ahantu hajyaga haba ibintu nk'ibyo biba muri Afurika nyirabusa. Hari igihe kera ndabyibuka, indwara ya AIDS ikimara kumenyekana, ariko iri aho yica abantu, abandi bayirwara bagira bate, haboneka abantu nk'abo hirya no hino. Ariko nibuka umwe rwose yatwaye abantu ahantu benshi, ariko mu bihumbi, ababwira ko afite umuti wayo. Baragurura, uzi umuti yabahaga? Igitaka. Yacukuye umusozi bakajya batiyura ibitaka, bakarundaho, buri wese bakajya ku murongo bafite ikiyiko. Buri wese akajya kuri igitaka cye, mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara. Abantu bajya ku murongo ibihumbi, ibyo mvuga bamwe barabizi. Muracyari muri ibyo? Abantu bazajya baduhamagara badutoza umurongo, ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka, baradukiza covid. Ariko biturutse ko
uwo muntu afite powers, afite ubushobozi yahawe n'umwuka wera. Kuko ndabasabye rero kandi ndabashimiye ko mwanteze amatwi umwanya muremure, ariko tujye dushimira, dukorera n'ibyo dushimira. Abo gushimira ubwabyo bifite icyo biduha na busa. Utashimiye imbaraga washyize mu gukorera ibyo ushimira, nta hantu bafite powers zo kumva ibibazo ukundi ntaze, ngewe bindenze wenda, nta hantu bamwe bagenewe kubona ibyo bifuza batabikoreye abandi, bagomba kunyura mu bandi kugira ngo babigereho. Ntabwo ari byo. Rero ibintu tubyoroshye, let's keep it simple. Tubyoroshye, ibyo dukwiye gukora turabizi, ibyo dukwiye kubahiriza turabizi, hanyuma ibisigaye ntawe uzagufata, ntawe uzagutangira wishima, ushima, ushimira n'ibindi. Warekera aha tukazahura ubutaha navuga. Tukazagaruka gushimira ibyo twagezeho duhindura ubuzima bw'Abanyarwanda n'ubwacu, kandi mu buryo bukwiriye tuzi. Murakoze cyane.